kuziteka cyangwa bakazisya na blender yarangiza ukazinywa ukaba ufashije ku mwijima ukaba ufashije agasabo k'indurwe ukaba ufashije impyiko ukaba ufashije kurwanya diabete ukaba ufashije kurwanya uruhu ako niko kamaro kazo. Radi ni ingwe karoti ikabikora ahantu hakurikira. Iki gitabo ndi gusoma bakita mwiza duhumeka oxygen kugira ngo ugera hawo na amaraso awugezayo. Intungamubiri zavuye mu byo kurya zigeraho zabigenewe bitewe n'amaraso. Imisemburo ngengamubiri bita hormone iboneka cyangwa igakorwa cyangwa ikakora cyangwa ikageraho yagenewe bitewe n'amaraso. Niyo mpamvu amaraso afite umurimo munini cyane mu muntu. D'assurer l'évacuation des gaz carboniques et des déchets. Hari ibindi amaraso akora nuko iyo asanze hari ahantu hari umwuka mubi mu mubiri aya maraso arawuzana kandi yasangaho imyandire akayizana buri kintu cyose bikazahurira aho byagenewe. Ibisohokera mu mara manini, ibisohokera mu mpyiko, ibisohokera mu bihaha, ibisohokera mu maraso, ibyo byose uko bigenda bisohoka bikagenda byarateguwe na amaraso abikora. Bivuze ngo kuyabura umuntu yaba ari kuba icumbi y'imyanda. Hepfo arakomereje hagira hati Lesa participe également à la régulation de la température corporelle. No kugira ngo ubushyuhe bw'umuntu bube buhagaze ku rugero rwiza biterwa n'amaraso et de volume de liquide de l'organisme ndetse n'umubumbe w'amaraso mu ngingo. Un autre le globule blanc qui contient tout le qui protège les agents étrangers comme des microbes. Mu mubiri w'umuntu ntabwo harimo amaraso abeshaho umubiri gusa no kuwugaburira no kuwutunga no kuwunganira mu byo ukennye, ahubwo habamo n'insoro z'umweru zibereyeho guhangana n'ibyuririzi byinjiye by'imbuto z'indwara no gukumira ngo bitinjira. Ni imirimo ibiri. Ibyinjiye insoro z'umweru zirabigwanya, ibitari byinjira bikabuzwa umwanya. Ibigambire gutera bigasandwa ndazwe. Iyo abasirikari bahagije biga umutekano ntibategereza guterwa, ahubwo bamenya ko batewe bagafata mpiri bakora ikintu kimeze nk'amaneko ngo barebe. Icyo ndi kuvuga ni maraso y'umubiri w'umuntu, uko ni uko bimeze mu mubiri w'umuntu. Des anomalies dans le volume et la composition du sang entraînent des troubles qui peuvent affecter présumer gravement le fonctionnement du corps. Arega uburema cyangwa se kudashyika k'umubumbe w'amaraso n'ibiyagize bishobora kubyara imvururu maze bigatuma umubiri w'umuntu ukora nabi. Le perte de sang comme hémorragie, iyo umuntu ajimije amaraso nk'imwe nko kuva imyuna ese kuva mu mihango karenze urugero, normalement endigué rapidement par l'organisme lui-même, cyane ibyo biheraho bicogoza umubiri muri rusange, peut être fatal si elle est trop abondante. Kuva amaraso mu mazuru cyangwa n'ahandi akava ari menshi byateza mu kanya gato gusa byateza akaga kanini. Ubwo mbese ubujimije ntabwo umuntu avuye igitonyanga cy'amaraso aba ahwanye n'uwabwiriwe. Uwabwiriwe ari rimwe gusa ntako byamutwara, ariko uvuye igitonyanga cy'amaraso yabahombye icyo atazahabwa no kurya neza uwo munsi. Biragoye kubyumva. Igitonyanga kimwe cy'amaraso cyujuje ibyo byangombwa byose, kuzongera kukibona bigutwara umwanya, bigagutwara imbaraga, bitandukanye no kurya uwo mwanya. Niyo mpamvu amaraso tugomba kwirinda kuyafata uko tubonye, kuko nicyo gishoro cya mbere dufite. Noneho bizatwara iki rero? Aravuze ngo des modifications au niveau du nombre et de l'aspect de diverses cellules sanguines. Rero kukosora no ukongera imibare kandi ukongera n'akamaro mu ngirangingo zigize amaraso. Ibyo bintu bitatu, bwa mbere kuyarema, kabiri kuyongera, gatatu kuyashyiramo ibikenewe, ni umurimo ukomeye cyane w'umuryi, ariko usaba ubumenyi buhagije. Bati globule rouge, globule blanc etc. Ibyo byose kubigira by'insoro ntuku, insoro zera, so associé à des maladies telles que l'anémie et la leucémie. Cyane izi mbuto zikunda gupfa, zaba iz'abasirikari cyangwa iz'insoro ntuku, zikunda gupfa bitewe n'amaraso make cyangwa indwara nka za kanseri z'amaraso. Ibyo ni ingaruka bishobora kuba ku gihombo cy'amaraso.
Les analyses sanguines réalisées à partir du prélèvement sanguin permettent de diagnostiquer ces maladies. Iyo mpamvu bagize igihe cyo gupima neza ibigize amaraso bagasanga amaraso n'ubundi globule rouge zitari nk'uko Imana yagambiriye ko ziba, ko bahera ko bagakekeza indwara yuko ubwo bitujuje ibyangombwa, ubwo bigaragara neza ko hari ikibura. Rero aha ntabwo ndi buhatinde, icyo nari nshaka kuvuga kuri globule rouge zigomba kuba ari 54%, yarangiza globule blanc zikaba 45%, yarangiza plaquette zikaba 1%. muri iki gitabo cyitwa Encyclopédie familiale de la santé. Noneho ibyo mu muryango, mbese ni igitabo cy'umuryango ku buryo bagira amagara mazima. Umurimo wazo wonyine ubwawo gusa nuwo kuzana oxygene, ubwo ni globule rouge, ni kuzana oxygene, ni kujyana intungamubiri. Icyo nicyo kintu cyari gikenewe kugira ngo nibura ndetse n'imisemburo ngengamubiri ngera hayo. Ni wo murimo wa insoro zitukura. Globule blanc zifite umurimo nazo. Muri izo globule blanc zigiye n'abasirikari, ariko nabo bakora imirimo itatu. Bamwe babereyeho gutata aho umwanzi aturuka, kabiri abandi bakamurwanya bamuzengurutse bakanamukanjakanja bakamuvunagura, abasirikari ba gatatu bagasohora bya bintu byishwe hanze y'umubiri. Uwo ni wo murimo w'abasirikari. Bakwiriye rero buri munsi kwinjira, buri munsi bakwiriye kuba bahari. Yarangiza kuko cyane cyane kuba twumva tubikomora mu kurya ibintu bibisi. Iyi stock y'ibintu bikomoka mu byo bita vitamine C. Umushongi wa vitamine C ari wo ukomoka mu bibisi, tugira stock mu mubiri ngo bivuze ngo ubwo nabiriye ejo nkabihagana n'uyu munsi ndabifite. Iryo ndyanjye ni irindi banga abantu bakwiriye kumenya. Kamenya neza ngo niba nariye vitamine C nkaba nyifite none, ntabwo bivuze ngo izimukira ejo. Urugamba rwa none rwarangiye. Yarangiza yego abasirikari wahaye ntibagira, ariko ukeneye recruitment ya buri munsi yo guhora winjiza abasirikari binyuze mu guha abantu ibyo kurya bibisi, kandi nabyo bikabanza. Impamvu yo kubanza ntabwo ari benshi bayimenya. Ntabwo imibiri yacu ntabwo yaremewe kurya ibitetse, ahubwo muri Edeni nta nkono yaririmo. Batetse ariko bamaze gucumura bajya hanze. Yarangiza ariko mbere ingingo zo zari zararemewe kurya ibibisi. Noneho kubw'ibyo igifu rero iyo gihuye n'ibibisi n'ibihiye kijya gihera ko gatabaza kibwira ko kigiye guhana intambara, bigatuma hagwa abasirikari benshi kuko cyatabaje. Ariko iyo uri ibibisi igifu cyawe gihera kamenya ko ari amahoro, ibindi byose bikurikiyeho bikagenda neza. Maze niyo mpamvu rero n'ibibisi ntabwo biriri bigiye biboneye, ahubwo bibanziriza ibyo kurya ariko ku meza. Niyo mpamvu ari ababanza imbuto, ari ababanza salade, ari abakora ibyo bita smoothie, abo bose icyo baba bashaka kugira ngo umubiri wabo ube ufite amagara mazima kandi ufite abasirikari buzuye. Rero izo plaquette, izo globule blanc zikora mu buryo butatu. Yarangiza niho twabonye ko zimwe ziratata, yarangiza zamara gutata, izindi zikarundarunda umwanzi no kumuvunagura, izindi zikamusohora zikamuta hanze. Ibyo ni wo murimo w'abasirikari. Babivuga bakoresheje amazina nk'atatu kugira ngo nibura kubakurikirana iby'ikiganga n'ababiziho gato cyane bajye bumva icyo byaba bishatse kuvuga, kuko turiho mu gihe cyo gupfa, bitari gupfa kumenya gusa, ahubwo cyo kumenya neza. Ntabwo turi mu gihe cyo gupfa kumenya gusa, ahubwo turi mu gihe cyo kumenya neza kandi kugambiriye gusobanukirwa. Ibyo bakubwira ko kugira ngo bibe byigize baba bakeneye icyo bita muri ba basirikari, igice cya mbere niyo bita monocyte, icya kabiri ni ibyo bita granulocyte, icya gatatu ni lymphocyte. Ubwo urukumva ko ubwo ndasubiramo, igice cya mbere cy'abo basirikari ni monocyte, icya kabiri ni granulocyte, icya gatatu ni lymphocyte. Ibi bice uko ari bitatu bigize abasirikari ni nako binyuranye mu mirimo. Aha ntabwo nshaka kuhatinda na gato. Umurimo wa plaquette ni ugutuma bitaba amazi, ni ugutuma bitavurirana. Yarangiza hamwe byiba amazi ngo atembe nk'amazi ubyimbagirane, ahandi byiba ikivuge ngo gwari imisonga. Umurimo wa plaquette n'uwo. Niyo mpamvu ubwo bisaba ibikurikira uko amaraso meza aboneka: ni indyo yuzuye, ni ukunywa neza, ni ukwambara neza, n'imico ituje. Ubwo n'imirimo irabirimo. Yarangiza kuko
turiho mwe n'amaraso ntiyapfa kuba meza gusa ahubwo twagerageje gusa n'abantu bashaka guhina ngo nibura abantu bose bumve rero kuko umugabo n'imigambi ari ukugira ngo abantu bajye bamenya neza iyo bava niyo bajya reka tuse n'abareba niyo turya twe dupfa kurya gusa ahubwo tuye turya ariko tuzi n'icyo duhaye umubiri ufashe nk'ikintu cyitwa ipera itunda ryitwa ipera cyangwa se imbuto zitwa ipera zikora mu mitsi zigakora ku mutima no ku maraso bigatuma bazirya bagira icyo bita réduire l'hypertension et le cholestérol abantu barya amapera umuvuduko wabo w'ikirenga uragabanuka kandi ikinure muri bo nacyo kikagabanuka ayo ni amahirwe ya mbere ubwo si ukuyarya gusa kuko aryoshye n'icyo ahubwo n'icyo bayarira noneho ugiye ku maraso igihe cyose abaye make wasanga nk'iyitwa beterave umurimo wayo ikora ku maraso ubwayo igakora ku basirikare ubwabo igakora ku mara manini igakora no kuri kanseri ubwo ni ikikoreshwa yarangiza iyo uyivanze n'indimu ukayikoresha iminsi 7 kanseri uyivunaguye kuri 75 ubwo ukoze icyo bita smoothie noneho icyo gihe ushobora kuyinywa wenda kurya nimugoroba wayinywa wenda kurya mu gitondo igihe cyose waba uzi ko ibyo uri kurya bitarimo imbuto birahagije ubwo mbonereho n'abantu babigana aho usanga afata beterave akayisyana n'inanasi kimwe n'imboga ikindi ni imbuto ntibihuzwa iyo bibaye bityo bibyara ibyo bita flatulence yarangiza umuntu akagira imyuka myinshi mu nda itagira impamvu n'ibihagiriza bya buri kanya ubwo rero bakaba bati beterave rouge sonji rouge et anti-anémique iyo abantu babura amaraso bakeneye beterave yarangiza nako kamaro kayo hari indimu iyo abandi bita limao mu Giswahili lemon mu Cyongereza ariyo citron mu Gifaransa arwango citron netwa regeneration indimu muri kureba yuza amaraso ikanayahembura iyo yaracogoye yaracitse intege nukusa n'umuntu wongeye mbese uba wongerereye ubushobozi amaraso yararimo imyanda aroza akora icyo bita depilation indimu ikoresha yoza amaraso ituma imitsi yoroha ituma imihoro ikora neza irwanya ibyuririzi igakingira kanseri bitewe n'ikirimo cyitwa terpene nakitwa lycopene muri cya gishishwa abantu bakunda guta harimo ibintu bikingira kanseri ibyuririzi ntibigushobore akaba ari urwoko ifite ahantu hatanu ikorera noneho hari ibyo kurya tudakunda kurya ariko byiza kubirebana n'amaraso mu dushyimbo twitwa lentille utwo benshi bise ngo n'utwo impunzi utwo dushyimbo urimo lentille très riche en fer et en fibre lentille ni udushyimbo dukungahaye muri fere nta nubwo ugomba kumenya neza ko fere niyo ifite uruhare runini cyane mu gutuma amaraso yiyongera none ibishyimbo bya lentille birayifite bikaba bikora ku maraso ku mara manini ku mihore ku myanya ndangagitsina y'impande zombi bivuga ngo abagabo n'abagore bibatunganyiriza imyanya ndangagitsina ingo nyinshi buno zisenyuka uwabaha lentille byatuma badasaza imburagihe yarangiza ngo bamwe bafatwe n'ibyo bita chute de libido abandi bafatwe n'indwara bita frigidité yarangiza ngo bitume umugabo n'umugore baba mu nzu ariko badakeneranye yarangiza ibyo lentille irabifasha neza noneho nyuma ikazakora no ku mitsi proteine yayo ibyara fere yarangiza igakora bene ibyo nicyo gituma kirafasha iyi lentille ifasha ku bafite amaraso make igafasha ku barwaye diabete igafasha ku bafite impatwe igafasha ku bafite ikinure irakenewe ku batwite ako niko kamaro k'indyo hari icyo bita ubutunda abantu benshi cyane batitaho kandi basuzugura ndetse benshi ubona tuguze make dutanditswe n'ahatubashwe ducuruzwa n'abatubashwe yarangiza bakunda kugira ngo utwo bita fruit de passion utwo abandi bita bamarakuja cyangwa abandi bakabona inzabibu ariko inzabibu niyo bitareze ntabwo ari biriya fruit de passion utu dutunda dukora ku maraso tugakora ku mara manini no ku bwonko kwa kundi mubona dusa n'udufite imbuto zigize dusa naho dufite n'uwayo ukabona izo zanwayo zayo two tubuto tw'imbere dusa n'utwikiriye ikintu kimeze nk'ubwugara rw'amavuta n'ubwonko bw'umuntu niko bumeze rero ibyo babisa ngo ni fruit de passion fruit riche en fer ni utubuto dukungahaye
muri feri cyangwa se mu butare. Ibyo bigatuma bukenerwa ku muntu wese ufite amaraso make akomotse mu kubura feri, umuntu wese ubuze ufite impatwe, umuntu état nerveux anxiété. Iyo umuntu ahora buri gihe ahorana imvururu n'umubabaro mu bwenge, mbese ubona kandi kose karamubabaje, bavuze barasakuje, batinze kuntirurira, baje kuntira buri munsi, yarangiza baramukanyije cyane, nikera bambwira ngo uraho, mbese kandi kose ukabona karamuzazanya nta kantu kamuha amahoro. Bene aba bakeneye iyo bita fruit ya passion cyangwa se ubutunda. Nagerageje hari igihe abantu bareba ukabona birengagije amashaza yitwa urunyogwe, y'ubwayo gusa akora ku maraso ariko ntagarukiraho, agakora no ku myanya ndangagitsina y'impande zombi. Ayo nayo arakenewe, ahita ngo nutritive et riche en fer. Bikaba birakungahaye mu butare kandi bishoboye atunga umubiri cyane. Aha ubu hari ku rwego rw'amaraso. Reka rero njye ku rwego rwo imihumekere. Ubuzima muri kureba turimo dukeneye ibintu bifatanyisha neza igihaha. Igihaha bitewe n'uko gifatanya n'umutima mu gutuma amaraso aba meza, yarangiza bikaba navuga ngo nibo bahereza b'umwijima. Ubwo bivuze ngo ibyo byombi bidakora neza, umwijima ntiwashobora guhangana n'ibintu biba mu maraso. Ukeneye onyo. Onyo ikora ku gihaha, onyo ikora ku mutima, onyo ikora ku mpyiko, onyo ikora ku mwijima, onyo iri mu rukingo rwa kanseri n'ibivura. Ibyo wayirya ari mbisi, wayirya itetse, wakora smoothie yayo kuko ikariha, yarangiza efficace contre la bronchite et l'asthme, ikaba rero ishoboye guhangana n'inkorora y'akayi ndetse n'amahwima. Ikaba ikenewe ku bantu bafite ibibazo bikurikira. Iyo ni yonyine ubwayo gusa dukwiriye gukoresha, tukayirya tutitaye. Ikora ku mutima no ku mitsi, igatera kwihagarika neza, igatuma icyo bita antitumorale, ibintu byose bibyara ibibyimba irabirwanya. Aho ibibyimba byavuka hose iraharwanya. Yarangiza ntigarukiraho gusa, iyo warwaye indwara zo mu buhumekero, iyo warwaye indwara zo mu z'amahwima n'akayi, iyo imitsi yawe ikomera, iyo agatuza gahora karemereye, iyo isukari iba nyinshi mu maraso, iyo indurwe ziba nyinshi, iyo ufite ikibazo cy'impyiko, yaba ari indurwe nyinshi zirimo, yaba ari infection nyinshi zirimo, yaba ari imisenyi irimo, yaba ari impyiko zikorana intege nke, onyo niho igenda igakosora, niwo murimo wayo. Noneho kuri diabete, onyo y'ubwayo gusigabanya isukari nyinshi mu maraso kandi ikaba inibitseho insuline karemano. Ubwo bigatuma ikenerwa ku barwaye diabete. Irakenewe ku bafite kanseri, iyo ni onyo, bitewe n'uko cyane cyane abafite kanseri y'igifu bakeneye onyo cyane. Ndagira ngo ku nzira zatuma tudashobora nibura kurangara ngo turebe neza ibikwiriye mu minota mike twaba dusigaranye, niyo mpamvu nshatse ngo nibura tujye ku myanya y'igogora. Igogora ryacu ntabwo dukunda kurifata neza, kandi dukwiriye kurifata neza, kuko habayeho uburangare bwo kutarifata neza twahura n'ikibazo gikomeye. Ni ryari wamenya ko ridafashwe neza? Iyo igogora ryacu riradafashwe neza, iyo dukunda kugira ibisebe mu kanwa, iyo tugirumutsa umwuka, iyo tugwara iminyigishi, iyo tubura kuryoherwa. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko igogora ryacu riba ritagenda neza. Bizatubyarira iki rero? Bizatubyarira ibyo kuzarya bikurikira kugira ngo igogora ryacu rigende neza. Bizadusaba amashufurere, shufurere zikora ku gifu, zigakora ku mara mato n'amanini, zigakora ku maraso, zikora ku mutima, zikora ku mpyiko no kuri kanseri. Shufurere ni umurimo wazo ukora ku bintu bigera kuri 7. Ku gifu bwacyo, ku mara mato ni icya 2, ku mara manini ni icya 3, ku maraso ni icya 4, ku mutima ni icya 5, ku mpyiko ni icya 6, no kuri kanseri ni icya 7. Kandi mwongere mwibutsa ko icyakoze ku maraso kiba gikoze ku mubiri wose. Ibyo aya mashu bita shufurere arakenewe ku bantu bafite igogora rigenda nabi, bafite ibisebe mu gifu, yarangiza abagira impatwe, abagira diyabete itagira impamvu, abarwaye mu mara manini,
n'abafite ibyuririzi cyane by'indwara zishamikiye ku igogora. Ibyo ku bafite umutima, kuko igabanya umunyu mu muntu igatuma potasiyumu ikora neza. Rero wenda igipapayi nacyo reka tukivugeho mu igogora. Igipapayi ikindi bita ngo ni cya kizungu, abantu benshi cyane babana nacyo ntabwo bagikoresha nk'uko cyari gikwiriye gukoreshwa. Gikora ahantu hane hakomeye, oya gikora ahantu hatandatu. Gikora ku gifu bwacyo, kigakora ku mara manini, kigakora ku mara matoya, kigakora ku maraso, kigakora no ku ruhu. Igipapayi umurimo wacyo n'uwo. Noneho ku bw'ibyo abagikoresha bagomba kujya bamenya neza ko za mbuto umuntu wese ugiye kuyikoresha akwiriye kudata imbuto, ariko ntapfe no kuzirya, akabaraho 10 gusa. Izo 10 ku bafite za blender bakazishyana na wa muhore wacyo bagihasa. Yarangiza izi mbuto zifite umurimo ukomeye cyane mu gutuma umwijima urekurindurwa zawo neza, bigatuma umubiri utibikamo amavuta. Babandi bajya bumva buri gihe badashaka inda nini, babandi badashaka kubyibuha cyane, bagomba gukoresha igipapayi n'inanasi babiseye, ariko ziriya mbuto zikaba zirimo. Yarangiza agakubita karahuri mu gitondo, yashaka kandi agakubita nimugoroba, yarangiza yazaya kubona akabona igituza kirutinda aho kubona indirutsi igituza. Ubwo burya niyo mahirwe, bitewe nuko iyo bakubwira mu birebana n'iteko ry'imirire muri gahunda y'ubuzima, barakubwira ngo gros ventre petit cerveau. Ubwo nugira akada kanini, ubu bwonko buzaba butoye. Ngo gros cerveau petit ventre. Noneho ubwo bisaba ngo niba ushaka ubwonko bunini, inda niwe ntoya. Ubwo rero urumva ko byanze bikunze, ku baba babizi neza babimenye y'umugore agize inda y'amezi 7, umwana amaze gusobanuka ari munini, ibiro biri kwiyongera buri munsi, ubwenge yari asanganywe mbere ntabwo bungana nuko yari bwari bungana mbere, bitewe nuko indi bayabaye nini. Icyo nicyo kintu kinini cyane. Noneho icyo cyari igipapayi kirakenewe kuri iyo ngingo. Ngiye kutwo bita courgette, nakwashatse nabyo ni muri ryanzanzira zigogora. Courgette ikora ku gifu, courgette ikora ku mara mato, igakora ku mara manini, igakora ku mitsi, igakora no ku mihori. Noneho bakayita ngo ni adoucir de type digestif. Ikaba yoroshya inzira zigogora. Ibyo kurya ntibikomereremo, ibyo kurya ntibitindagiremo, ibyo gusabya bikasa n'ibigenda binyerera, waba wituma ntubanza wikanira, igogora ntirigende rigwana. Niyo mpamvu hakenewe ngo abantu bafite igifu kigogora nabi, abafite igifu gifite ibisebe, abafite amarahora yigaragambya, abafite inflammation intestinale, mbese amara yarahiriranye ahoramo umuriro, abo bose bakeneye courgette, kire d'amaigrissement. Ni nikiribwa gituma ngo babandi bajya bumva bakeneye kugabanya ibiro, ni ikiribwa cyabo. Ariko iyo tuvuze ngo ni ikiribwa cyo kugabanya ibiro, wawe utabigira avuga ngo noneho njye sinabirya, oya buriya isizo ntitera uruhara, ahubwo igabanya umusatsi. Ubwo se nshatse kuvuga iki? Niba courgette igabanya umubyibuho, ntabwo ijya gutera ubudari, ahubwo ibisa n'isi ziri kogosha ngo iringanize. Niba hari ahawe harenze izahakeba, ariko ahawe hatarenga nta kihatwara. Icyo ni ikindi nacyo cyo gutekerezwaho neza. Noneho ahantu ngiye kurangiriza ni ku mwijima. Umwijima nawo ni ubutunzi bukomeye cyane, cyane cyane muri kino gihe cyacu. Hari igihe ubyimba, hari igihe wigwarira gusa byo muri bwabyo gusa, hari igihe agasabo k'indwara gakora nabi, hari igihe habamo imisenyi, bakaba rero ukeneye ibikurikira. Ukeneye two bita artichaut. Artichaut ni utuboga duterwa tudafite henshi kandi tutashakwa na benshi, tunazwi na baki, ariko dufite akanwa gakomeye. Impamvu yo kutuvuga buno ni uko umwijima umeze nabi. Artichaut ikora ku mwijima, artichaut ikora ku mpyiko, artichaut ikora ku mitsi, artichaut ikora ku ruhu, artichaut igakora ku mihori. Bayita ngo ni désintoxique le foie. Akaba umurimo wa artichaut ari ukurogora umwijima. Kibitera ibintu binini cyane, ni imboga zikomera. Utashobora kurya salade yazo, basaba kuziteka cyangwa bakazisya na blender, yarangiza ukazinywa, ukaba ufashije ku mwijima, ukaba ufashije agasabo k'indurwe, ukaba ufashije impyiko, ukaba ufashije kurwaye diabete, ukaba ufashije kurwaye uruhu. Ako niko kamaro kazo. Radi ni ingwe karoti, ikabikora ahantu hakurikira. Iki gitabo ndi gusoma bakita Santé par les aliments, ubwongeza ku ipaji ya 74. Radi nayo ikora ku mwijima, igakora ku gifu, igakora ku mara manini, igakora ku mara mato,
igakora ku bihaha, igakora no kuri kanseri. Favorize la production de bile, abantu bose umwijima wabo unanirwa gusohora indurwe, yarangiza ibyo kurya bikabatinda mu nda, habakeneye radi. Niyo mpamvu mu gufasha nayo irakenewe. Rero bavandimwe, icyo twashaka gukurikirana neza nugira ngo muzirikane neza aya magambo ngiye gusubiramo. Kwiyobora neza mu buzima, inzira eshatu zifasha umuntu kwiyobora n'amategeko 10 y'Imana. Ni ukumenya amategeko agenga ibyaremwe, ni amategeko agenga amagara mazima. Ku ngingo ya kabiri, ni abajyanama banukeneye buri munsi, ni Imana mu mutima nama, ni ukuyoborwa n'ibyavuzwe n'Imana, ni ukwigira ku nararibonye y'ibyo wabonye, no kugira ubwenge bwiza. Ingingo ya gatatu y'iyo nkingi ni uguhaza no gufata neza amagara yawe, ariko kurya no kunywa neza kandi ku gihe, gukora imirimo inaniza kandi no kuruhuka, tujye uhora mbese uri umunebwe, n'imico myiza n'isuku isesuye. Icyo bikugezaho rero ni amagara meza kandi mazima, ni imico myiza kandi yihangana, ni ubwenge busesengura kandi bureba kure, ni ubuhanga butarambirwa kwiga, ni umubiri ushoboye inshingano zawo, ni ubutwari budacogozwa no kwibasirwa, ni ubutaraga butavogerwa n'ububyuririzi. Nicyo niyo umuntu abikuraho. Ndagira ngo kadusaba Imana ngo buri muntu wese muri twe ahinduke uwamenya kwiyobora mu buzima, kuko unaniwe kwiyobora mu buzima akayoborwa abikinani, akaba umutwaro, akaba umuruho, akaba igihombo. Ahubwo dukwiriye kumenya kwiyobora ngo turuhurire abandi, kwiyobora ngo turuhurire Imana, kwiyobora ngo twiruhurire, kwiyobora ngo tubere umugisha isi n'abacu. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.